bakunzi ba Seka TV, undi mwanya mwiza tubonye wo kubagezaho ikindi kiganiro. Ubu ni ubuhamya bw'umuntu twavuye waje kuduha ubuhamya twamuhaye n'icyo bwagezeho. Mugabo witwa gute? Nakuze twani gena cyane abana zisikaye kwa Sekari. Okay, murakoze cyane. Uza kwa Sekari bwa mbere wari ufite ibihe bibazo? Yewe nari ndwaye cyane nabyunje umugabo naho nagiye arivuje biranga ndivuza biranga, ariko y'Imana azanye Sekari njya ahantu mu bantu by'ubutaka atari ko bakuranye ahantu bamuvura hadise ni hehe hati Nyamirambo mu Biryogo hano kwa Nyiranuma kwa Sekari bintu habaze barakuvura. Yarahaje Sekari anyakira mbwira ibyanjye arambwira ati ndakuvura injira umuti, ariko nyuma y'icyumweru rwose nahise mbenyekeza ko nakize kuko sinagendaga mu nzu cyangwa ngera hamereka ajyana ameze nk'umwana akamaye umuti birakemutse. Wari ufite ibihe bibazo? Nanjye mbyima umugabo muramubwira atari urarya ko kuranya badise arandoze se icyo ndivuza biranga amafunguro yanjye barayamara, ariko ngeze kwa Sekari Imana akabyara Imana muzanye rwose agahora. Okay, nicyo kibazo cyonyine wari ufite? Oya kare byinshi yageze ngo Sekari rwose yakoze byinshi cyane. Mfite umugore n'umwana umwe, ariko umugore wanjye yamaze iminsi inyuma nkajya mu gikorwa cyanjye reka ndabikanga yakanga umugore wanjye nkabona iyi minsi nkabona afite ukuntu aca ku ruhande nonza kubimenya bate wa muntu wamvuye bwa mbere kajye mutakamende ko yamva bwa kabiri agenda mutakambira ati Sekari rwose babamfashe uyu wanjye bimeze nabi. Umugore wanjye tujya mu bikorwa abipa bone binokoza agenda yabyimbye bati umva rwose ntananuka pe none ngiye ikintu mfashe. Sekari yanjye ngo bitukiye kumuti umwanya sigaye avuga ati aho bose wagiye hehe umuti naramumweye uracyandawunywa niyatatse kuri gahunda aravuga ati noneho abakanya bakuye hehe arihisha ibyatari bati nanjye nakwemeje kwifuza kwa Sekari abati kabisanga bakuvuye kabisa. Okay, none se tuzi wenda kubipa kurangiza vuba biterwa n'impamvu nyinshi, arwara ikinishije cyangwa se ugasanga afite izindi ndwara, wowe byaba byaratewe? Ibyo ngibyo nanjye kwikinira ikinishije ahubwo nabyo naje mubwira bwa mbere yabanje nayikinishije, ariko urugo nangateye ndabikuvura mwe n'umuti utuma ukora ibonana neza nabimvura nayikinishije byatari kabisa bako nyine nabaga mu bintu ndikinisha mu muti ndakira amano umuti wo akabariro. Okay, wenda barakuvuye warakize watubwiye ko warangizaga vuba kubera ko kwikinisha waje kujyaho kukivuga. Wese kwikinisha nta zindi ngaruka zagiye byarakugizeho? Nyinshi cyane nabaraga barekana ubwo bwose byagiye birangije kabisa yarangije, ariko Sekari akabyara we yazingiye. Wabwira iki abandi bantu, turabona ko uri umumotari, wabwira iki abandi bagabo baba baraciye muri ubwo buzima nk'ubwo waciyemo gukinisha, bafite ibibazo nk'ibyo ufite, ariko cyane cyane abamotari tunabashishikariza kuvugana Sekari, kuko abamotari benshi nanjye nishyizemo nuko ni Sekari yamvuye moto burira kona byatari moto washiduka umugore nawe ucitse bashikaza yo kubaza kwa Sekari bakabakora umuti no bakamera nanjye kabisa. Okay, murakoze cyane ku buhamya bwanyu. Bakunzi ba Seka TV, namwe murabyumva yuko Sekari ntako ataba yabagize, yabazaniye umuti muganga w'ubuzima hageze ko ikibazo kwa Sekari.